Yes, reka ngusuze wowe uduteze amatwi hano kuri MTV, nizere ko umeze neza, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero ngiye kubabwira amakuru agiye atandukanye yiriwe ari kuvugwa hano mu Rwanda. Gusa by'umwihariko hano hari inkuru yihutirwa cyane, aho itumye ndeka ibintu byose nari ndimo gukora kugira ngo mbashe kubagezaho ino nkuru irimo kugenda iri kuvugwa. Iyi nkuru abanyarwanda benshi bagomba kumenya, kuko ni inkuru ireba abanyarwanda bose. Rero kuri wa kabiri mu karere ka Rulindo, aho mu murenge wa Rasiga ahazwi nko ku Kirenge, habereye impanuka ikomeye cyane y'imodoka ya bisi nini ya sosiyete ya International nk'uko mubizi, aho itwara abantu mu buryo bwa rusange, aho iyi modoka yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu. Kugeza ubu ntabwo haramenyekana abantu ese ngo numbare ungana gute abantu bashobora kuba bitabye Imana. Gusa abo bamaze kubarura ni abantu bagera muri 40 abantu bamaze gupfa, dore ko ino modoka nk'uko bizwi itwara abantu bageze muri 51. Gusa ino modoka yaje kuba yarenga umuhanda, igwa nko muri metero 800 uvuye ku muhanda, aho ino modoka yaje kuba yarenga umuhanda ikamanuka muri ya misozi yo muri Rulindo nk'uko mugenda mubibona. nk'uko abantu bazi mu karere ka Rulindo ndetse n'abantu bakunda gutembera bajya mu ntara, bazi ko muri karere ka Rulindo ari umuhanda uri mu misozi miremire cyane, aho rero imodoka iramutse rwose kuba yava hari ahantu hejuru ikaba yagwa iri hepfo nk'uko muri kubibona ku mashusho. Imodoka imva yavuye hejuru cyane, igwa muri metero 800 nk'uko muri n'ahantu kuri cyane. Sinzi ko hari abantu bari burokoke, gusa n'abari burokoke pe sinzi niba hari ikintu aba bantu bazimarira, kuko sinzi. Reka tubone n'ahanyagasani pe. Ino modoka yaguye ahantu kure cyane. Ni inkuru n'ibintu byatangaje abantu benshi, kandi ni ibintu biri kubabaza abanyarwanda benshi muri rusange, kuko ni ibintu ndakeka ari ubwa mbere iyi mpanuka imeze gutya aribwo yabaho. Ni impanuka iteye ubwoba cyane. Rero iyi modoka ya International ubwo yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu, aho yari igeze mu karere ka Rulindo, nibwo yaje kuba yata umuhanda ikaba yamanuka ikagwa ikagenda yibirindura, aho yaje kugwa hepfo mu kibaya ahagana nko muri metero 800 ugereranyije. niho ino modoka yaguye uvuye ku muhanda. Ni ahantu habi cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero hamaze kubarurwa abantu bagera muri 40 bamaze kwitaba Imana. Gusa tuzi ngo abandi bakomeretse. Gusa uko baragenda baduhereza amakuru, nibwo turi bugende natwe tubabwira ukuntu ibintu byifashe, kugira ngo dukomeze kubana namwe 5-5. Reka twihanganishe abantu babuze ababo muri no mpanuka, bakomeze kwihangana. Muri iyi si niko bigenda, ntawe umenya ngo biragenda gute, twese urupfu tugendana narwo. Gusa reka twihanganishe abantu babuze ababo muri impanuka muri rusange, ndetse n'abakomeretse bakomeze kwihangana, bari buze gukira. Ubwo nyine nuko byagenze. Reka ngushimire cyane wowe wabanye natwe hano mu makuru yaragezwe hano kuri MTV. Niba utarakora subscribe, reka nkubwire ko wakora subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi 5-5. Nyamuneka support yanyu ibikenewe kugira ngo natwe tugire aho tugera. Reka ngushimire cyane niba wabanye natwe rero, kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi 5-5. Ciao ciao.